Nyakubahwa mushyitsi mukuru cyangwa musangwa mukuru w'uyu munsi, abanyakubahwa ba Ministiri, abarimu n'abarezi baduteranyije hano uyu munsi, nanjye ndabifuriza umunsi mpuzamahanga wahariwe abarimu. Ngira ngo Minister Claudette yari mu kiganiro amaze kuduha yari yatanze uburyo ireme ry'uburezi rihagaze. Ahangaha mu kanya ndubahe ishusho y'akamaro k'ikoranabuhanga mu burezi, cyane cyane tureba uruhare rwa mwarimu mu kutugeza ku burezi twifuza. Ariko ngira ngo nahera no ku bimaze gukorwa byanagiye bigaragazwa muri video, ari ishoramari rimaze gukorwa kugira ngo nibura ikoranabuhanga rishobore kuba ryagezwa ku burezi. Hari byinshi bimaze gukorwa, ariko haracyari urugendo kugira ngo dushobore kuba twaziba icyuho kigisigaye. Bimwe mu byo tumaze kugeraho ni ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga bimaze kugenda bigezwa mu mashuri atandukanye. Uyu munsi tukaba turi ku kigero cya 59, ariko tukaba dufite gahunda nka leta dufatanyije twese n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo nibura amashuri yacu ahari hose umwaka utaha uzajye kurangiza ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga byamaze kugera mu mashuri yose. Ikindi ni ubumenyi mu ikoranabuhanga. Ahangaha turebera ubumenyi buhabwa abanyeshuri, ariko nanone twibanda kuri mwarimu, kuko mwarimu niwe unadufasha kugira ngo bwa bumenyi bw'ibanze mu ikoranabuhanga bushobore kuba bwanagezwa ku banyeshuri. Ngira ngo mwabonye imibare, ariko no muri gahunda zizakomeza nuko mwarimu ari ku isonga mu kugira ngo ari we tubanza kugezaho bwa bumenyi bw'ibanze mu ikoranabuhanga, bizanadufasha kugira ngo n'abanyeshuri bacu uhereye muri primaire, secondaire no mu mashuri yisumbuye na za TVET bazajye basohokamo nibura hari ubumenyi bw'ibanze bafite mu ikoranabuhanga, kuko isi tugezemo uyu munsi irasaba ko ubwo bumenyi tuba tubufite. Akazi akari ko kose gasaba ko haba hari ubumenyi bw'ibanze mu ikoranabuhanga umuntu yaba afite. Ibindi bikorwa nibijyanye n'ibikoresho mu ikoranabuhanga, nabyo byagiye bigaragazwa. Nubwo mwarimu wese atarabona ibikoresho mu ikoranabuhanga, ariko gahunda leta ifite nuko mwarimu yagezwaho igikoresho cy'ikoranabuhanga ari nka mudasobwa, ariko nanone n'abanyeshuri bakagenda bagira ibikoresho byaba biri mu ishuri byabafasha kugira ngo ari bwa bumenyi bakeneye kugira umunsi ku wundi baba bafite ibikoresho bashobora kuba bakoreshwa. Kubera rero igikoresho ari ingenzi, uyu munsi ahangaha twazanye n'abafatanyabikorwa babiri badufashije. Ngira ngo niba mwirukiranye neza, mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka habayeho gahunda yatangijwe yo kugira ngo dushyireho uburyo bwo koroshya bwo kugira ngo telefoni zigendanwa arizo zitwa smartphone zishobore kuba zagera ku banyarwanda bose. Iyo gahunda yatangiye itariki 16 z'ukwa 10 uyu mwaka, yari igamije kugira ngo dushyireho uburyo bworoshye bwo kugira ngo ikiguzi cya telefoni zigendanwa gishobore kuba cyagabanuka, ariko nanone turebera hamwe uburyo twabyorohereza n'abantu batandukanye harimo abarimu. Ndaza kubereka abo bafatanyabikorwa mu kanya, ariko ngira ngo icyo nagarukaho cy'ingenzi cyaduteranyirije hano twizihiza abarimu cyangwa twizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abarimu, nuko abarimu bagera ku 158 bari hano uyu munsi b'intangarugero bari buhabwe telefone z'ubuntu nk'igihembo. Ngira ngo mwanabaza muti se abandi bizagenda gute? Twagerageza tukumvikana. Ntabwo twibagiwe n'abandi barimu bashobora kuba bakenera iki gikoresho cya telefoni nk'igikoresho cy'ibanze cyabafasha mu myigishirize, kuko uko tubirebera hamwe ibikoresho mu ikoranabuhanga cyangwa ikoranabuhanga muri rusange
byorohereza umwarimu gutegura isomo, guhanga ibisha mu myigishirize, gukurikirana abanyeshuri ku bw'umwihariko, ariko na cyane cyane ngira ngo twagiye tubona imibare y'uburyo muri siyansi tukiri hasi, nabyo bikaba byanakoroshya uburyo twakwigisha cyangwa abanyeshuri bakwiga amasomo ya siyansi. Mu kwa 10 iyi gahunda ishyirwaho yari igamije yuko nibura telefone igendanwa igezweho umuntu yakwishyura 20,000 akayibona, noneho akajya buri kwezi yishyura 1,000 kimufasha kugira ngo abe afite iminota itabaze, ashobora guhamagara igihe cyose cyakeneye mu kwezi nta kiguzi, no kohereza SMS nta kiguzi, ariko akanabona na internet yihuse yamufasha mu buryo bwa buri munsi. Ariko ibyo nubwo byashyizweho, ikikomeza kugaragara nuko hari abatafite n'ubwo bushobozi bwo gutanga 20,000 icyarimwe kugira ngo babone ya telefone. By'umwihariko rero nawe abafatanyabikorwa turi bubagaragarize mu kanya, habayeho gahunda y'uko nibura abarimu twaborohereza bandi bataraba 1,058 bari buhembwe uyu munsi, ahubwo mwarimu akaba yakoroherezwa kugira ngo cya kiguzi cy'20,000 mu mwanya wo kukishyurira icyarimwe gishobore kuba cyakwishyurwa mu mezi 12. Bivuga yuko umwarimu wazifuza kuba yatanga iyi telefoni igendanwa imwemera kuba yahamagara iminota yose akeneye mu kwezi ku buntu, akohereza SMS zakeneye zose ku buntu, akabona na internet, nibura yatanga ikiguzi cy'3,000 ku kwezi, iyo telefone akayibona hakuyeho ko abanza kwishyura 20,000. Ubwo rero iyo niyo gahunda yateganyirijwe. Abandi barimo bari bwifuze kuba bagira iyi telefone igendanwa, tuzi ko n'ibyo 20,000 kugira ngo babibone icyo kiguzi gishobora kuba kikiri hejuru kuri bo. Kandi iyi ni gahunda tuzakomeza gukorana namwe kugira ngo turebe uburyo twarushaho kuyinoza kugira ngo mube mu bambere babona ibi bikoresho. Nsoza munyemerere mbamurikire abafatanyabikorwa bacu batumye bishoboka yuko izi telefoni zigendanwa zishobora kuba zabonekera buri munyarwanda wakwifuza kuba yayitanga. Hari umuyobozi wa Airtel Rwanda, yango ababikurikirana hafi murabizi ko ari nabo bashizeho uyu mushinga. Ndamusaba ahaguruke abaramutse. Emmanuel, please stand up for recognition. Uwundi mufatanyabikorwa w'ingenzi ni umushoramari washyizemo $50,000 z'amadolari kugira ngo ikiguzi cya telefoni gishobore kuba cyamanuka. Akaba yarazitanze nk'amafaranga adateze kuzabonamo inyungu, ahubwo ari nka philanthropic investment cyangwa ari nk'igihembo yahaye u Rwanda kuko yifuzaga kubona abanyarwanda babona izo telefoni. Reed Hastings, may I ask you to stand up for recognition? Murakoze cyane. Nagira ngo mbasabe bombi bari basabye umunota umwe wo kugira ngo babagaragarize impamvu bishimye, nubwo iyi gahunda yatangijwe ku gihugu cyose, bifuje yuko baza nibura ku munsi mpuzamahanga wahariwe mwarimu bakaba bari kumwe natwe twizihiza mwarimu kandi tunamushimira uruhare agira mu iterambere ry'igihugu cyacu. Murakoze cyane.